Ndabashimiye cyane abakurikiye ibyahishuwe Media TV. Nitwa Placide Niyitegeka, nkaba ndi umwana w'Imana kandi nkaba ndi n'Umukristo mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi rero nishimiye ko tuganira ku ijambo ry'Imana gake, iminota mike. Ndatekereza turaza kuganira kandi Imana iraza kudushyigikira. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Insanganyamatsiko kwihanganira ibitugerageza ukurikije icyitegererezo cya Kristo turaza kwisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye, bamwe bavuga ko ari Pawulo, abandi bavuga ko bataramenya neza uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo, ariko turaza gusoma mu Baheburayo ibice 12 bihereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Turaza kujya handi dusoma, ariko cyane cyane aho ngaho turi bwibande. Munyemerere twasoma, reka dusome. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa mbere, avuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegeka twihanganye, dutumbire Yesu ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari gusoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Muri iyi nsanganyamatsiko turaza kubonamo uburyo Kristo yihanganiye byamugeragezaga nubwo byari bikomeye cyane. Biranigaragaza ko ari umusaraba ngo n'isoni zawo. Yihanganiye byamugeragezaga umusaraba n'isoni zawo ngo ariko ngashingiye ku by'ibyishimo byamushyizwe imbere, icyo Imana yari yaramusezeranyije, kuko yabonaga ari icy'agaciro cyane ngo ntiyakita ku musaraba n'isoni zawo, maze ngo bimutera gushyikira icyo Imana yamusezeranyije ngo abinyujije mu kwihangana. Si nawe wenyine kandi, nubwo Bibiliya ivuga Kristo, ariko ruguru urebye mu Baheburayo igice 11 ukamanuka iki gice cyose, Bibiliya igaragaza ngo abo bita ngo ni intwari zo kwizera, ni abantu bizeye Imana kandi ngo barayizera bayishikamishaho umutima, nuko ngo Imana ibahereza icyo yari yarabasezeranyije. N'abatarakiboneye hano muri iyi si, ariko ngo barakibonye. Imana ishimwe cyane. Hari aho dusoma mu Baheburayo ibice 11 uhereye ku murongo wa 13, birivuga ngo ngabo bose bapfuye batarahabwa ngo ibyasezeranyijwe, ngo ariko ngo babirebwa kure ngo bakabyishimira, ngo bakiyaturaho ko ari abashyitsi n'abimukira muri icyo gihugu. Birigwanye kavuga ngo iyo baza gukumbura ahantu baba baravuye, iyo baza gukumbura aho bavuye, ngo bari bafite uburyo bwo gusubira ngo baba barasubiye, ariko ngo ntibabyitseho, ngo nta nubwo bumvaga ari ah'igiciro, ahubwo bumvaga ngo bashaka gakondo irushaho kuba nziza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero umwanditsi w'Abaheburayo atangira kino gice cya 12 yarebaga cyane cyane uburyo umuntu akwiriye kwihanganira ibimugerageza abitewe nuko afite ibyo atumbiriye kandi birushaho kuba byiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero ko dufite ingero z'abizera babashije kubaho kandi batubera ingero nziza, natwe twabagenderaho, cyangwa urebye uburyo bagiye babikora, natwe tubagendeyeho twarangiza urugendo rwacu. Ya bene data, twemeranye ko dufite aho dusiganirwa kugera. Bibiliya ivuga ngo iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Aho niho tujya, aho niho dusanga umukiza, aho niho umukiza dutegerereje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yana Yesu yabivuze, aravuga ngo abwira abigishwa, aravuga ngo simbasize mwenyine, ngo ahubwo ngiye kubategurira hanyu, nimuhagarike umutima, ahubwo ngiye kubategurira hanyu, ngo kuko aho nzaba ariho namwe muzaba. Imana ishimwe cyane. Niwe cyitegererezo rero, kandi niwe utumenyesha rwose aho tujya. Toma araza kumubaza ijambo rikomeye, aramubaza ngo mbese kuko tutazi iyo tujya, inzira twabibwirwa n'iki? Arababwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Se atari we umujyana. Rero usanga Bibiliya itwereka neza ko ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari nawe gusoza rwose. Ni ukuvuga ngo iby'inzira niwe ubizi neza. Ariko usomye neza, ngira ngo wenda tugendeye ku ijambo, avuga ngo nuko rero ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, biriya yavugaga abagabo bose bagize ibyo kwizera ngo babanye na Kristo, babanye n'Imana, ngo
mbese bizera Imana n'imitima yabo, barushaho gutumbira cyane icyo Imana basezeranyije, ngo bituma bihanganira ibyabageragezaga byo muri iyo minsi kugira bazasingire icyo Imana basezeranyije. Biravuga ngo rero ngo tugoswe n'igicucu cy'abantu bangana batyo, harimo ba Mose, harimo ba Aburahamu, harimo ba Sara, abo bose ni intwari zo kwizera ngo babanye n'Imana. Ubwo rero tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, biravuga ngo nuko ngo twihangane, ngo dusiganirwe aho dutegekwa kugira ngo twihangane. Bibiri dusaba kwihangana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twihangane kugira ngo dusiganirwe, turusheho gusiganirwa aho dutegekwa kugera. Imana ishimwe cyane. Uko niko tuzarangiza urugendo rwadushyizwe imbere. Hamwe no kwihangana, umuntu akihangana ibimugerageza, kandi bitewe nuko arushaho kubona ko ibyo asiganirwa kubona ari byo byiza kurusha ibimugerageza. Umuntu ashobora kureba, wenda twafata nk'urugero, umuntu ashobora kureba akareba intambara n'ibibazo arimo bya none, yabigereranya n'iby'ubwami bw'Imana tuzabamo cyangwa tuzabona mu ijuru, akumva iby'intambara bya none nta kintu bimutwaye, nuko bikamutera kwihangana. Rero nashishikariza buri Mukristo wese aho aherereye hose uzareba iyi nyigisho ko atagakwiye na hatoya kwita ku bimugerageza bya none, ahubwo yakarebye icyo Imana imuhamagarira kubona. Imana ishimwe cyane. Ibyo byamutera kwihangana, akagira umutima ukomeye, bityo akaba ari umwe mu bantu basiganwe neza cyangwa utarigeze atakaza umwanya. Biravuga ngo twiyambure, kandi kuri iki gice ngo twiyambure ibitugerageza, kuvuga ngo bidusaba kwihangana. Umuntu yakihangana ariko akiyambura n'ibimugerageza bitari bimwe. Tugira byinshi bituremerera byo muri uru rugendo, usanga umuntu abyitayeho kuko atakomeza n'iby'inzira. Ariko ngiye nkavuga ngo umuntu aramutse atekereje akabona ko iyo asiganirwa kujya ari aho igiciro, byamutera kwiyambura ibimugerageza, ariko ngo n'icyaha kibasha kumwizingira mu buryo bworoheje, kuko ibyo ngibyo ntibyatuma wihuta, ndetse ibyo ngibyo ntibyatuma wacivinga intego y'icyo ushaka kwacivinga cyangwa aho ushaka kugera. Arongera atanga urugero kandi aratubwira ngo murebe Yesu, ngo niwe banze ryo kwizera kwacu, ngo kandi no gusoza. Aha ngaha ijambo ngo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi no gusoza, ni ukuvuga ngo niwe watangiye urugendo kandi niwe wanarusoje. Bisa nkaho rero ari we cyitegererezo nyakuri cy'abizera. Ni ukuvuga ngo Kristo yatangiye urugendo ararusoza. Imana ishimwe cyane. Niwe rero cyitegererezo cyacu, niwe muntu tureberaho, niwe tureberaho ko urugendo rushoboka. Ariko nk'inararibonye mu bagenzi runo rugendo, ijambo riratubwira ngo twiyambure ibitugerageza, ngo n'icyaha kibasha kutwizingira mu buryo bworoheje, ngo nibwo tuzashyika aho dutegeka kugera. Imana ishimwe cyane. Atanga urugero rwa Kristo, aravuga ngo Kristo ngo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi no gusoza, ngo wihangane umusaraba, ngo n'isoni zabo ukubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, maze ngo Imana ngo imuhemba kwicara iruhande rwayo, imuhemba kwicara iburyo bwayo. Imana ishimwe cyane. Rero nanjye ndabingingira bene data kugira ngo mwirengagize ibibagerageza, mwirengagize ibibahatiriza, mwirengagize ibibamereye nabi byo muri iyi minsi, maze murusheho gutumbira iyo mujya, nibwo muzarushaho kwihangana kandi mukarangiza iby'uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndabinginze rero, reka bene data dufatanye turebe ukuntu twakomeza kugendana muri iyi nzira, ariko tuzagera mu bwami bw'Imana mu buryo Imana ishaka ko turugendamo. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.